Hari inkuru yanditswe ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 2022 yavugaga ko Madame Ingabire Victoire Umuhoza yabonanye n'umuhungu we nyuma y'imyaka igera kuri 12. Hanyuma ikinyamakuru Umuseke n'undi cyarayanditse kiha umutwe ugira uti Madame Ingabire Victoire Umuhoza yabonanye n'umuhungu we nyuma y'imyaka igera kuri 12. Ati u Rwanda ruragendwa. Niyo magambo Madame Ingabire Victoire Umuhoza yavuze yishimira kuba yongeye kubonana n'umwana we umuhererezi nyuma y'imyaka 12 ishize nk'uko icyo yabivuze. Kuwa gatatu nibwo Shimwa Muyizere umuhererezi wa Madame Ingabire Victoire Umuhoza yageze i Kigali avuye mu Buholandi azanywe no gusura umubyeyi we umaze imyaka 12 aba mu gihugu cy'u Rwanda. Madame Ingabire Victoire Umuhoza yavuze ko yishimiye cyane nyuma yo kongera kubona umwana we Shimwa Muyizere ufite imyaka 19. BBC ivuga ko Madame Ingabire Victoire Umuhoza atemerewe kugira aho wajya hanze y'igihugu cy'u Rwanda atafite uburenganzira bwa leta y'u Rwanda. Icyo gihe yavugaga ko akenshi yasabye kujya hanze ntabyemererwe. Ingabire Victoire Umuhoza yageze mu Rwanda mwaka wa 2010 aje kwandikisha ishyaka rye icyo gihe yitwaga FDI Inkingi nuko yakwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Yaje rero gutabwa muri yombi ashinjwa guhakana jenoside yakorewe Abatutsi ndetse akatirwa imyaka 15 muri gereza, ariko mu mwaka wa 2018 aza guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Madame Ingabire Victoire Umuhoza yagize ati nyuma y'imyaka 12 mfite ubwuzu bwinshi cyane bwo kongera kubona bucura bwanjye, u Rwanda ruragendwa. Akaba rero ari amagambo ya Madame Ingabire Victoire Umuhoza ubu ngubu ufungiye mu igorora rya Nyarugenge riherereye mu murenge wa Mageragere. Ariko kandi ikinyamakuru BBC cyanditse inkuru kiha umutwe ugira uti Victoire Ingabire yishimiye kubona umuhungu we nyuma y'imyaka igera kuri 12. Ati Victoire Ingabire Umuhoza umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yatangaje ko yahuye n'umuhungu we nyuma y'imyaka 12 atamubona. Ubutumwa yashyize kuri Twitter, Ingabire yavuze ko afite ubwuzu bwinshi cyane bwo kongera kubona bucura bwanjye. Yongera ati u Rwanda ruragendwa. Ubutumwa bwerekana ifoto ari kumwe n'umuhungu we ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe. Muri Mutarama uyu muhungu we witwa Liste Shimwa Muyizere yasohoye indirimbo irimo agahinda k'uburyo yatandukanyijwe na nyina. Muri 2010 Victoire Ingabire Umuhoza yagiye gukora politike mu Rwanda asiga inyuma umuryango w'abana bagera kuri 3 ndetse n'umugabo we mu gihugu cy'u Buholandi. Nyuma yo kugera mu Rwanda yaje gukatirwa gufunga imyaka igera kuri 15 ku byaha birimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gupfobya jenoside, ibyaha we yagiye ahakana. Muri 2018 yarekuwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika amaze muri gereza imyaka igera ku 8. Nubwo yarekuwe ntafite uburenganzira bwo gusohoka mu Rwanda atabihewe uruhushya na Minisiteri y'Ubutabera, yigeze kuvuga ko inshuro yagerageje kubisaba atigeze abyemererwa. Ajya mu Rwanda Madame Ingabire Victoire Umuhoza yasize uyu muhungu we afite imyaka igera ku 8, ubu akaba afite imyaka igera kuri 19, cyo gihe muri 2022. Mu ndirimbo yasohoye mu Giholandi yise Inzira Ndende ushyize mu Kinyarwanda, Muyizere yaririmbye ku gahinda yasigiwe na nyina n'icyizere yifitiye we na nyina. Muri 2020 Victoire Ingabire Umuhoza icyo gihe yasuwe mu Rwanda n'umukobwa we hamwe n'umwuzukuru we. Icyo gihe i Kigali nabwo yagaragaje ubwuzu yatewe no kwakira umukobwa we ndetse n'umwuzukuru we muri rusange. Hanyuma reka turebere hamwe ibyari bikubiye mu mugambi wa Madame Ingabire Victoire Umuhoza wiswe intumbero y'ejo hazaza wo gukuraho Perezida wa Repubulika. Ibyaha Ingabire Victoire Umuhoza akurikiranyweho n'ubutabera bigaruka ku gushaka kugirira nabi ubutegetsi buriho na Perezida wa Repubulika no guteza imvuru cyangwa se imidugararo muri rubanda. Ibyo byose bikomoka ku bikorwa we n'abambari be bo muri Darfur Murinzi bakoraga bategura uko umugambi wabo uzagerwaho. Bari bafite gahunda bise intumbero y'ejo hazaza ukubiyemo uko ibikorwa byabo bizakorwa. Ababambari ba Madame Ingabire Victoire Umuhoza bakoraga amahugurwa anyuze mu nzira enye bumvaga ko azabafasha mu gukuraho ubutegetsi. Izo nzira zirimo iyo bise mobilization and persuasion, bivuze ko bigaga uburyo batangiza ibikorwa bitagira ingaruka ariko bigamije gutinyura abaturage bagahangana n'ubutegetsi bita ubw'igitugu buriho mu Rwanda. Indi nzira ni imyigaragambyo hagamijwe kugaragaza ko bahari kandi biteguye guhangana na leta. Inzira ya gatatu niyo bise non-cooperation tactic ishingiye ku kutumvira gahunda za leta zose zirimo no kwanga gutanga imisoro no kwigomeka ku bindi bikorwa bya leta n'ibicuruzwa nka Made in Rwanda. Harimo kandi n'indi nzira bise dilemma, bavugaga ko bazatangira kuyikoresha bamaze kubona umubare munini cyane w'abayoboke kuko iyo ifite ingaruka nyinshi cyane. Ahanini ngo iba igamije gushyira leta mu gihirahiro aho bakora ibintu bagacanga leta ikabura icyo ikora.
Tariki ya 24 Nzeri 2021 abambari ba Madame Ingabire Victoire Umuhoza bahuriye mu nama yakorewe kuri internet bagaruka ku byavuye mu mahugurwa yabaye mu minsi yari ishize y'uburyo gahunda yabo izashyirwa mu bikorwa. Ayo mahugurwa yabaye biga ku bitabo byanditswe n'umunyaserbiya witwa Srda Popovic wagize uruhare mu gukuraho ubutegetsi bwa Slobodan Milosevic. Ibyo bitabo bikubiyemo uburyo bwo gukuraho ubutegetsi. Ayo mahugurwa bayahawe na Popovic afatanyije n'undi wari wise izina rya Sandra basobanurirwa neza uburyo bwo guhirika ubutegetsi. Abari bitabiriye iyo nama yo kureba umusaruro w'amahugurwa barimo abantu bo muri Darifa Umurinzi, ishyaka ritemewe rya Ingabire, abo muri Jambo Asbel, itsinda rigizwe n'abanyarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ba mu Bubiligi, abita abaryankuna n'abandi batandukanye bose bari bakoresheje amazina atariyo. Mu icukumbura cy'amakuru rya Akadomo.com cyakoze imaze no kumva ibyavugiye mu rubanza rwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza wari uyoboye inama wise Vidi, yabwiye abitabiriye ko ibyo bize hagati ya tariki ya 2023 Nzeri 2021 bishingiye ku bise Vision of Tomorrow cyangwa se intumbero y'ejo hazaza, intumbero yo gukura ubutegetsi bw'u Rwanda. Bose bavuze ko bagomba kuzashyira mu bikorwa umugambi bemeranyijweho wo guhirika ubutegetsi nta ntwaro zikoreshejwe, ahubwo bifashishije ubumenyi bahawe mu mahugurwa yamaze iminsi 8. Abari bitabiriye iyo nama bari mu matsinda agera kuri 4. Itsinda rya mbere ryari riyobowe n'uwiyise 88, gusa bikekwa ko ari umwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda uba mu Bubiligi. Muri iyo nama yo kurebera hamwe ibyizwe, yavuze ko mu itsinda rye yasanze bazakoresha uburyo bise shira ubwoba udahungetwa ugahungeta. Ni igikorwa bize ko cyagombaga kwibanda ku cyiciro cy'abazunguzayi bakunze guhungetwa kubera irondo ry'isuku, aho ngo bazumvisha abaturage ko ari bo rero mwanda leta ishaka kwikiza. Bagarutse ku bayobozi b'inzego z'ibanze ngo kuko basanze ko bakunda guhungetwa kubera inzego zibakuriye. Biyemeje ko bazahimba indirimbo ivuga ku mibereho mibi y'abazunguzayi, igahimbirwa hanze y'u Rwanda, hanyuma igakwirakwizwa mu bantu benshi mu Rwanda. Mu icengezamatwara bari bavuze ko bazashyiraho amarushanwa yo kuririmba, bityo hakazatangwa n'ibihembo ku muntu uzaba waririmbye neza kurusha abandi. Muri iryo cengezamatwara 88 yavuze ko inyungu bitezemo ari ugukuraho icyo bise popularity cyangwa se ubwamamare ndetse no gukurikirirwa n'inzego za leta ku mbuga nkoranyambaga. Itsinda rya kabiri ryari riyobowe n'uwise Michel. Muri iyo nama yo kurebera hamwe uko amahugurwa yagenze, yavuze ko bahisemo Operation Serwakira izibanda ku bantu bafite ibibazo by'ubutaka, hanyuma bakazanakora indi ijyanye n'icengezamatwara. Bo ngo bagombaga gukora gahunda yabo mu bice bibiri, aho igice cya mbere hagombaga gukoreshwa impapuro zanditseho ibintu bakazikwirakwiza ahantu hatandukanye mu gihugu cyose. Ikindi ni uko ngo bagombaga gukoresha inyandiko zanditse ngo turambiwe gukubitwa, turambiwe imisoro ihanitse ku muturage, turambiwe ubwicanyi no gushimutwa. Ubwo butumwa bwari kujya kubuha abamotari bakabunyanyagiza ahantu henshi hashoboka. Babonaga ko buzatanga umusaruro kuko ngo buhendutse. Inyungu bari biteze yari uko bizatuma abaturage batangira gutinyuka, bagashira ubwoba, bakabona ko ibintu bishobora guhinduka. Byagombaga gukurikirwa n'izindi mbuga nkoranyambaga zari gushingwa bamaze kubona ko ibintu bishoboka. Muri iryo tsinda uwise Salome yavuze ko baba bihanangirije leta mu buryo bukomeye, ikabona ko bariho kandi bakora ku buryo ibyuko yatekerezaga ko nta muntu wayihangara ibona ko bidashoboka. Itsinda rya kane ryari riyobowe n'uwise Penino. Ubo ngo bari bahisemo intero yitwa umuturage imbere. Yavuze ko FPR Inkotanyi ifite intego ivuga ngo umuturage ku isonga, ariko bo bagombaga kumushyira imbere. Bavuze ko bazakoresha inyandiko bakandikaho amagambo akurikira: kwamburwa ubutaka, kwakwa imisoro y'ikirenga ndetse no gukubitwa kw'abazunguzayi. Bavuze ko bazanakoresha n'andi mayeri yo kwigomeka kuri leta, bakanga gahunda zayo zose. Banatanze urugero ko bazifashisha ibyabaye Kangondo, aho mu baturage bari batuye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga, bagakoresha imipira y'icyatsi yanditseho ngo gakondo yacu, bakayambara mu rubanza rwabo, ariko bigakorerwa rimwe mu gihugu hose mu kwerekana ko n'ahandi hose leta yambura abaturage ubutaka bwabo, ko atari Kangondo gusa. Ayo ni amagambo yavuzwe na Sibomana Sylvain wari umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu wa Darifa Umurinzi. Itsinda rya kane ryavuze ko rizashaka impirimbanyi zikajya mu bazunguzayi gukora ibikorwa by'icengezamatwara. Nyuma yaho buri tsinda rigaragarije ibyo rizakora,
habayeho umwanya wo gutanga ibitekerezo, maze Uwise Grace amazina ye nyakuri ryaje kumenya ko ari Sibomana Sylvain. Yavuze ko nk'umuntu uri mu gihugu imbere, ibyo kwambara imipira bidashoboka, ahubwo ko babanza gukora icengezamatwara mu baturage bahereye ku byiciro byihariye, ku isonga abamotari n'abazunguzayi. Yavuze ko ngo iyo ateze moto agenda akusanya amakuru akumva abantu bose baramaze kwanga leta, ahubwo ikibura ari imbarutso, bityo ko batangira gukora udukorwa duto two kwigisha abaturage ndetse no kwigomeka kuri leta. Yanatanze igitekerezo mu bantu barebwaho ari abanyamakuru b'imbere mu gihugu. Yakomeje avuga ko hari ingeri zigaragaza ko leta yatangiye kugira ubwoba. Avuga ko mu ishyingurwa ry'umuhanzi Jay Polly abantu bari benshi kandi bitemewe, cyane ko hari muri gihe cya COVID-19, ariko ngo bakabareka kugira ngo badakoma rutendere. Ati icyo tugomba kumenya ni uko leta ifite ubwoba, ni uko iyo urebye ibiri mu mitima y'abantu, habaye akantu gato bashwanyuka bakabura uko babikora. Abandi batanze ibitekerezo muri iyo nama harimo Uwiyise Moon ndetse na Brown, bari bashyigikiye ibyo kunyanyagiza mu gihugu inyandiko ziri amagambo runaka. Uwo Moon yavugaga ko aba i Muhanga, akavuga ko bagomba rero kurya ikinyuguti FPR ku mubiri wose. Brown yavuze ko ngo bazajya bambara maske na linete zijimye n'ingofero, hanyuma bakagenda bajugunya inyandiko hirya no hino. Yavuze ko afite n'umupira wanditseho ngo Safari Nyubaha, umugabo wakubiswe na Dasso. Uwitwa Guevara we yatanze igitekerezo ko mu kujugunya izo tracts abantu bakwitonda, kuko leta yashyize ahantu henshi za kamera, bityo ibyo bakora bajya babikora bashishoje. Ngibyo rero byakomeje bigenda bivugwa ku rubanza rwa Madame Ingabire